twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport. Nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, nizere ko rwose uyu munsi wababereye mwiza cyane, nizere ko rwose mwamaze kuba mwagura amatike mu ikipe ya Sport kabisa. Umukino uri buze kuba mu kanya gato ku isaha y'isa moya, nizere ko rwose mwamaze kuba mwagura kuko sitade ubu ngubu tuvugana imaze kujyamo abantu 40,000 kabisa. Uri kumva ko igiye kuba sold out kabisa. Amakuru atuzanye muri aka kanya nshuti bakunzi ba Murera, nshuti bakunzi ba football nyarwanda, ba ruhago nyarwanda, ikipe ya Rayon Sport imaze kuba yasinyira cyangwa se yakandikira abakinyi bagiye batandukanye, n'abakinyi bagera kuri 2. Ese yabandikiye ite? Ese iri kubandikira ibabaza iki? Ni umukinyi Yves ndetse n'umukinyi Ndikumana Asmani, Iradukunda Pascal, byose tugiye kuba twababwira aka kanya. Ese izi baruwa bandikiwe zirabamenyesha iki? Nibyo tugiye kuba twababwirira hano hamwe rwose, kugira ngo mumenye buri kantu ku kandi kajya mbere kabisa, mumenye ikintu ku kindi, 5 kuri 5. Niba uri mushyashya hano kabisa, 5 kuri 5, rebaho hasi kabisa handitse subscribe, ubundi bwo ufungure kabisa ukandeho, ni amasegonda biragusaba, ni kiyerisi kabisa, ubundi bwo ukandeho uzajye ubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi byiza cyane bigenda bigaruka ku ikipe ya Rayon Sport. Ariko ntiwibagirwe kujya kuduha subscribe kuri voice of entertainment, voice y'ijwi of entertainment kabisa. Kuri YouTube twafunguye indi channel nziza cyane, tuzajya tubacishirizaho ibiganiro by'imyidagaduro ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Reka tube twatangirira kuri uyu mukinyi Ndikumana Asmani Garden. Ndikumana Asmani Garden, umukinyi wakiniye ikipe ya Rayon Sport ariko ntiyaza guhirwa n'imvune yamwatatse cyangwa se yaje kuba yavunika, urwego rwe ruza kuba rwasubira inyuma. Uyu mukinyi Ndikumana Asmani, ikipe ya Rayon Sport yanditse cyangwa se yamwandikiye ibaruwa imumenyesha ko uyu mukinyi rwose agomba kuba yashaka indi ekipe. Ni mu gihe ekipe ya Rayon Sport yari imaze kumuha ibye byose, imuha prime ze, yari yaremerewe ibintu bye byose, amafaranga ndetse n'ibindi, ikipe ya Rayon Sport yabimuhaye. Uyu mukinyi ukomeje kuvugwa mu ikipe ya APR rwose, ndagira ngo mbabwire ko cyangwa se mbamenyeshe ko kugeza aka kanya ari free agent, kuko ikipe ya Rayon Sport inkuru tubazaniye nta yindi koko, Ndikumana Asmani Garden yamaze kuba yakirukanwa. Ntago byari byaba confirmation, ariko amakuru meza twizeye ababaje nuko uyu Ndikumana Asmani kwibaruwa imeze neza cyane, ibaruwa itomoye. Dairan technical director wa ekipe ya Rayon Sport yandikiye aba bakinyi bagiye batandukanye, nuko Ndikumana Asmani nawe arimo kabisa. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport nimara kuba yase cyangwa se yarangiza umukino ifitanye na Gor Mahia ku munsi wa none saa moya,
ejo izatangariza abakinnyi ekipe Rayon Sports igomba kuba yatiza ndetse nabo igomba kuba yakirukana. Yamaze kuba yabwira abanyarwanda inkuru ducukumbuye cyangwa se dusanze mu bayobozi ba ndani, nuko uyu Asumani ari mu bakinnyi ejo ku munsi w'ejo cyangwa se ndetse n'undi munsi uzaza igomba kuba yakirukana ariko bitarenze ku cyumweru. Umukinnyi wa kabiri uri kuvugwa mu bazirukanwa we wamaze no kuba yasezererwa byimazeyo rwose byemewe n'amategeko, ni umukinnyi Yves, we ari kuvugwa no mu ikipe ya AS Kigali. Uyu mukinnyi Yves Mugisha kabisa ni umukinnyi wari witwaye neza mu ikipe ya Rayon Sports ariko aza kuba yatakaza umukinnyi aza kuba yatakaza umwanya wo kubanzamo. Uyu Mugisha Yves ndagira ngo mbe nabamenyesha ko ikipe ya Rayon Sports yamaze kuba yamurekura rwose. Ikipe ya Rayon Sports ikomeje kwinjiza abakinnyi dore ko iri gushaka abandi bakinnyi harimo aba Damampoku bakomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Mugisha Yves amakuru y'impamo nuko rwose amakuru y'impamo atariho ivumbi 100%, yamaze kuba yasezererwa na ikipe ya Rayon Sports, yamaze kuba cyangwa se yatandukana na ikipe ya Rayon Sports byemewe n'amategeko. Reka tuve kuri uyu mukinnyi Yves Mugisha tujye ku mukinnyi Iradukunda Pascal wamaze kuba watizwa mu ikipe ya Gorilla Football Club. Uyu Iradukunda Pascal Petit Messi imyaka 20 yonyine yamaze kuba yatizwa mu ikipe ya Gorilla rwose. Uyu mwana ukiri mutoya ikipe Rayon Sports nuko rwose akiri mutoya atari yagira ku rwego ruhambaye, ntago yo yari kumwirukana dore ko rwose uyu musore afite tara iri hejuru. Uyu musore rwose ndabamenyesha ko yamaze kuba yatizwa mu ikipe ya Gorilla. Reka tuze kuba twahurira ku isaha y'isaa moya tuze kuba twababwira indi transferi umwataka kabombo kabisa ikipe ya Rayon Sports iri kuba yashaka. Ntimuze gucikwa n'iki kiganiro, mugire umunsi mwiza.